Sambana mana bataraburungushura mu kabuno mana waturinze abazimu turinda abadayimoni nubwo bari gututumba mu kabuno kandi bari gushaka bakwaye inyabye iri kuzamuka ndafashwe mana fatwa n'umuhondo we ho ndafashwe iri kureduka mu kanwa ndagusabye mana ndagusabye Esuga aduhai. Amana ya rasul. Jadi kumene. Hello. Esuka kweli tutawaye we. Aha, bisa bongo. Ari bicanye ndakinase. Haromba nahaye mwanjije. Mwaje kuri Imana mutuze muririmbe, mutumbagane dukore Imana domuje. I want problems always. Woni mbaye ku bugari bwanjye ntabwo mbahaye mujye kunde. Umeze mute mwogapfa umeze neza mwogaturika uyu munsi tugiye kuririmbira Imana turirimbira ingegera zazindi zigize imihirimbiri zazindi zigize imitanga zo gatanga ubusa zazindi zigize utugegera uno munsi nizo tugiye kuririmbira Imana uyu munsi nazanye na korari nziza nyinshi tugiye kuririmba muberedi mwitegure muze kudukomera amashyi kayi yarakiburungushuye akicara hejuru Yesu wacu n'umuzima nimuhumure muzamure amura wanjye zamu twagiye rimwe kabiri gatatu yarakiburungushuye akicara hejuru Yesu wacu nimuhumure yarakiburungushuye akicara hejuru Egera n'imihirimbiri zose ziratuza amagira nk'ayaka nazo ziratuza abafite ibidaru n'ibindi barabikebesha yarakiburungushuye akicara hejuru nimuhumure Yesu wacu ni muzima mwogatumva mwe yarakiburungushuye akicara hejuru Yesu wacu nimuhumure I want problems always. Kirimba baze kirere ko kitari gushyira mu bar. Yarwaye. Akarwara bitega akarwara imiswa agatumba agapfa. Muririmbe neza cyangwa abayenye ko mwabitumba. Baje twongere dusubire. Tuzamure rimwe kabiri gatatu. Ngarutse mu kigo cya 234 cyo kubaha abanyuko ngarutse mu kigo cya 10 cyo gushinura umuntu ngarutse mu kigo cya 200 cyo gushinura abantu bigize ingegera n'amadosiye yanjye babantu bashaka kugira ibyo batabunikiye bose ndabaha abanyuko baragaturika umutima bakaweza twagiye uyu munsi niyo mpamvu nje ndirimbira Imana ndashaka no kuririmba munyemerere mu nkomera amashyi twagiyereka mwongera mbwire korari zamura ibiririmba mbanze nge ndikumva conje nanjegera sibyo mwogaturika bazi korari yanjye muberedi twagiye kurimba tugiye mugiye kwa muririmba irandirimbo nari ndimo ndaririmba mukanya rekaze mbaterera agakorasi mube mukaririmba twagiye yarakiburungushuye akicara hejuru Yesu wacu singegera nimuhumure yarakiburungushuye akicara hejuru Yesu wacu singegera nimuhumure yarakiburungushuye akicara hejuru Yesu wacu singegera nimuhumure data we inzara yarinyishe naho ngiye guhiringita bantu banze reka mbanze miringite
hano natetse ubugari reba data we kandi wowe wagegere wasanga ugipfundura isorori ukabona aho turiho nk'utu ngutu avuga ngo amaragwe tukayikomba neza ukabona biba byatuvuze bo ngiye kubanza n'ubugari burama ngiye kubanza n'igitebo n'ubugari ese ubwo waduhaye Pero es un cocorito tan guay, baja, bicanyi ndakinase haromba nahaye mwangije mwaje gukora imana mutuze muririmbe mutumbarane dukora imana domuje I want problems always. Woni mbaye ku bugari bwanjye ntabwo mbahaye mujye kunde namwose tugiye guhura nyina ari banda kugira ngo baze pate kamurari mwangije hamwe ntawe dore ko mwamutorashye kugiye he uri mu biki uri gutinda inde mu kuzimu mubaze murebe no video. Nashatse kumubwiza ukuri ku giti cye wabizanamo famiye azanabeshya kuri kamera abeshya abanyarwanda umuryango waranciye nicyo kintu gire cyanambabaje cyane je bashatse kunyinjiza mu bya famiye nkajya muzare ibiganiro nagiye nkora ibiganiro byose guhera kuri The Choice ikiganiro cya mbere nakoze je naravuze ngo ibintu bya famiye nago nabijyamo tuganire ku byanjye na Titi ko niwe dufitanye ikibazo je nta kibazo mfitanye n'umuryango ese muri rusange ufitanye ikibazo na Titi ikibazo dufitanye ni iki je navuze ko nakeneye kamfasha muri entertainment muri industry kuko n'ubundi yanze kumfasha kuva kera mungu nawe ufasha bwenyene nanjye maje kubona nyine inzira formule harabura kugerayo gusimana ibirimo gake gake imana ibirimo gake gake ikintu nifuje no kutamvuga nabi no kutansebya no kutamara bikatu no kutaguhanga nagere no mu miryango nagere no mu miryango ibaze nyine umuntu kuza ufite nk'abari abantu umustar nk'uri ufite rubuga ufite platform akaza gasura ari amagambo akayashyira hanze urumva nta rukundo n'urwango rukomeye noneho yabikoreye kuri space y'abantu bakomeye cyane ba Godfather ba DJ mwangegera simubonye ra video mukuru wanje ndahora mujyaho ntabwo wambere muvandi kaje mu kuzimu gatumbura unero kaje habi gapeka shinuke kagwe mu nduba gaturikida nje ntango umuntu uzana ubugegera uzana ubucucu wigina ingegera uzajya wiridwa uzera urindegira utakora ibyo nurangiza umunama ara gukora izina rye kaje mu kuzimu munkurikire neza banze ndeke byose bane kubanza kubona ushinumu reka twumve ibyo ikindi kigegera nacyo cyavuze aricyo bita Titi Brown. Siba biterwa n'umuntu buriya uzise Godfather. Reka nze ngohe urugero sibyo? Uri kunyumva? Ndakumva umusa. Yago yamvuzeho sibyo? Njya gukliaringa izina ryanjye urumva? DSKiz ibyo kubera ko ibyo yavugaga byari hafi y'ukuri sibyo no kuvuga ngo rero impamvu ndi gukubwira ngo uyu mwana nyine uyu murumuna wanjye sibyo giye cyambere cy'undamuruta sibyo amurikira bwa gatanu sibyo Godfather ubwo turabana 8 sibyo nishyurira barumuna banjye batatu umwe yagiye ubungubu yatsinze mu wa gatandatu primaire yabonye 29 namujyanye ku ishuri yiga muri lycée de Nyanza abazi lycée de Nyanza amafaranga bishyura barayazi
urumva n'abandi bose nikurira mfite mushiki wanjye nkurikira bwa gatatu urwaye diabete komeza jya mbere ni ukuvuga ngo impamvu nkubwiye ibyo bintu sibyo njyewe mfite inshingano nyinshi mu mutwe sibyo njye ntabwo nuruka muri famiye ikize abantu banzi barabizi ndi umuntu wirwanyeho kuva umubyeyi wacu yapfa nirwanyeho ndwana no ku muryango wanjye yewe mama wanjye bari kumumanura mu gituro mu mutima wanjye naravuze ati icyo gihe nari ntaranagira n'izina rinini nari nkiri hasi nanjye nkiri kwishakisha ndavuga ati mana mama kuva agiye ari we wafatanyaga na papa ngiye kubera umuryango wanjye mama kandi koko nibyo nakoze urumva barumuna banjye bose bariga kereka abatunaniye ubwo nimba uri umuntu mukuru uri kubyumva abatunaniye simuyibonye mwanjigera mwe nayo Imana ishimwe ubwo mubonye ino video ngashaka kubereka ikirero abanyarwandakazi njyewe ntabwo njya mvuga ntafite amadosiye yanjye munyemere gato mbanze n'amadosiye yanjye mbanze mushinire umuntu ku buryo n'ikindi gihe atazongera kuzana ibintu by'ubugegera ngo uri mu makosa ndamukubita ndamushinura ndamuta mu kuzimu amadosiye yanjye nayazanye tugiye gushinira umuntu ibintu by'ubugegera bajye babigabanya mutuze ibintu by'ubugegera nawe mw'abakristo banjye mwe mujye mubigabanya munyemere dushinire umuntu neza ubugegera mu bureke twagiye tugiye gusomera amadosiye abantu bigize ingegera n'imihirimbiri ntabwo bashaka turabanza no munsi kano gapapuro ntabwo turi busome byinshi zirangegera ntabwo nzazitindaho tugiye kubanza kurigegera yise ngo ni murumuna wa Titibroni yakuba murumuna wa Satani cyangwa wa Dagoni akagabanya ubugegera afite mu mutima we n'inzigo agatuza tugakorera amafaranga twese n'abanyarwanda twagiye we murumuna wa Titibroni uri murumuna we pe birumvikana biranazwi kuri murumuna we ariko kuri ibyawe gabanya ubugegera kubera yuko buriya mureke mbabwire urumva mu muryango wanyu ufite umuntu ubasoza sibyo ntabwo azabura cyangwa bikunze mu muryango wanyu ntabwo azabura umuntu w'ingegera utumbagira cyane akagira ibintu ageraho uwo muntu rero aba afite inshingano nyinshi nk'uko Titibroni yabivuze izo nshingano rero isanga ubugegera ugashaka kumuvangira ukamuzanira ubugogi uba urimo uramuvangira uravuga ngo Titibroni yanze kuzamura yanze kugaragara ufite iki ngahereho umuntu nkanjye nzifate nandikira umuryango wanjye reka mbaho urugero rworoshye nzifate nkubwire ngo mwana ngo nkorera subscribe hanyuma se aha nzakubwira ngo nkorera subscribe uzambaza ngo kubera nayo ufite kubera ko nayo ufite nyine ubwo ndayigukorera he cyangwa birarangira ariko nimba narakoze nkikuranga nkagura agatelefone kanjye ka veni namara kugura agatelefone kanjye namara kugura agatelefone kanjye ka veni nzabona yuko nzafungura cano nimara gufungura cano nshyiraho ikintu nindangiza gushyiraho ikintu mvuga ati reka musharingeho akavidewo nimara kugusharingaho akavidewo unkorere agasubscribe nshatse kuvuga iki mwa bantu nimukarenganya abantu ngo umuntu yanze kugaragara ubu ngubu aho ugeze aha ngaha Titibroni yagufasha kubera yuko watangiye kugaragara ufite abantu bakumenye ariko si ubu ngubu umuntu yagufata nta n'umuforowazi umwe ufite ugukurikira baragufasha se yagufasha iki mwana bro nimugakabye ariko ngo mugabanye ubugegera dukorera amafaranga yacu tuve mu nzira Titibroni rero nawe nkugarutseho wirirwa utereta wirirwa uburungushira abagore nawe bazakuburungushira mu kabondo aho nibere ayinya nikumva ariko inzara nyinshi ubanza agiye gutuma akanya ababyeyi ambo icyo nshatse kuvuga ni iki nshatse kuvuga ngo nimukore umuntu azabone ahahera ntabwo umuntu yaza guhera ku busa agufasha ahubwo umuntu ahera ku kuri wowe kuri kunkurikira uri kundeba ejo niwongera ukabona video yanjye ushobora kunkunda ukamwera subscribe ukankurikira ukasapotinga mu bundi buryo bwose bushoboka ariko wagize ahera abantu muri bakuru namwe musisengure mu Titibroni nta makosa afite kuba yaranze kugufasha Titibroni nta kosa arimo ahubwo amakosa ni wowe udafite munyemerere nsengere umuntu wese agira uruhare mu kunkorera subscribe nyamuneka reka mbasengere mbasabire umugisha mwarakoze cyane ndagushimiye mana nziza mana utari imihirimbi mana utari indigera mana udasambana mana bataraburungushura mu kabuno mana waturinze abazimu turinda
kurinda abadayimoni nubwo bari gututumba mu kabuno kanjye bari gushaka bakwaye inyababyeyi iri kuzamuka ndafashwe mazi fatwa n'umwuka we ndafashwe iri kureduka mu kanwa ndagusabye mana ndagusabye kugira ngo ukomeze kundinda komeza gufasha abantu buri muntu wese igitekerezo cyo kuwaka buri muntu wese wagize igitekerezo cyo kwinjira neza buri muntu wese wagize igitekerezo cyo kusapotinga kugira neza nawe ufashe uhige ibyaruke niba utari ingegerane utari umuhirimbiri abandi bose badutukuye mu kabuno abandi bose badukuyemo nyababyeyi yesu babikuyemo ndakwingize kubyemera urakoze mu izina rya yesu amen ndakora mwongere twongere dutere haleluya twese rimwe twongere dutere haleluya murakoze ibihe byiza turabakunda amen abe bakoze kubana nanjye imana iguha umugisha bye